muri ntabivuze ndaje mbivuge nimushaka muzanyice ko muzashaka muzabigenza uko nguko barundi mu mpiga ndabazi namwe ariko Imana yo mwijuru irambwiye ngo ntabwo izangabiza amaboko yanyu. Hanyuma Imana irambwira ngo bwirerekwa nagize kuri iki gihugu. Nabonye iki gihugu cyuzuyemo ubucurama, mbona igihugu cyuzuyemo inkongoro, mbona iki gihugu cyuzuyemo za kagoma, mbona iki gihugu cyuzuyemo ibisiga by'ubwoko bwose. Shizemo amaso, abantu bashizemo amaso. Hanyuma ngiye kubona mbona umuyaga urahushye. Nimvuga umuyaga ntiwumve kano uyu muyaga uciriritse, ni umuyaga ufite imbaraga wari ufite imbaraga ziruta za serwakira. Uyu muyaga wirukanse igihugu cyose ukirukanka mu gihe kigufi cyane kandi cyihuse. Abantu bose banubowemo amaso turutse iburasirazuba. Sinzi iburasirazuba bwawe hariho, ariko ni umuyaga uturutse iburasirazuba. Utambuka neza, uzuhuha utuje, mbona ibiti birongeye biratoshye kuko ibiti byari byumishijwe ni wa muyaga, ibindi byahirimye, mbona ibiti biratoshye, mbona ibindi birameze, mbona igihugu cyongeye kibaye icyatsi kibisi. Imana irambwira ngo hari ikije gukora mu gihugu, hari ikimana ije gukora mu gihugu, kandi irambwira ngo mbabwire mwebwe mwese mwaheze mu buhungiro ngo nimuhaguruke mutahe. Igihe cyo gutaha kirageze. Imana irambwira ngo yarirahiriye ngo ntabwo muzagwa mu bwo buhungiro, ntabwo muzagwa mu bwo butahe, ngo ntabwo muzagwa mu bwo butahe, ngo yumvise gutaka kwanyu, ireba umubabaro yanyu, ngo hanyuma nayihagurukizwa no kugira gute no kubatabara. Imana nabane namwe ndetse n'imigisha y'Imana ibasesekara mwese mudukunda kandi muhitamo gukurikira ibiganiro byacu byose. Reka mvuge ngo umugisha w'Imana nubane namwe mu byo mukora byose, Imana ibyivangamo mu izina rya Data twese n'iby'Umwana n'Umwuka wera mwese. Amen. Ndi kumwe na François n'umuhanuzi w'Imana. Imana ihaye ubutumwa cyane ku bihugu bitandukanye. Tujya tubona abahanuzi, twabona umuhanuzi afite misiyo runaka ko Imana yamuhaye, ariko iyo ndebye François mbona nawe yarahawe ubuhanuzi ku bihugu n'abaperezida cyangwa se abakuru, umuhanuzi muri politiki. François turakwakiriye. Urakoze kutwakira, ariko njye ntabwo ndi umunyepolitiki. Umuhanuzi wa politiki ntabwo umunyepolitiki. Ndi umuhanuzi w'Imana. Iyo abantu bakuru, iyo tukurebye n'abantu bakurebye babona umunyepolitiki. Njye ntabwo ndi umunyepolitiki. Buriya politiki n'iby'Imana ni ibintu bibiri bitandukanye. Uba mu bihe muri byo? Cyemba mu by'Imana. Cyangwa byose birimo? Aze kuba muri politiki byari ikibazo kirimo? Nta n'ikibazo kinarimo, ariko burya birimo wavuga ngo ndi muri politiki ukanayikina. N'Imana igwamagara Rwanda abanyepolitiki basi tuvuge gutyo. Wavuga gutyo. Kubera iki yagwitiye bavuga ko impamvu? Imana ihamagara uko ishaka kandi ikoresha uko ishaka. Ntago igiti ikibumbano cyabwira wakibumbye ngo kuki wambumbye urye. François watangiye guhanura ryari? Ubu ninjira mu buhanuzi nyirizina mbumazemo hano ku mbuga nkoranyambaga hano ntabwo ndahamara umwaka. Mu buzima busanzwe mbimazemo imyaka igera muri 4. Ndi umuhanuzi w'Imana, ariko mbere ya Imana yari yarantoranyije mbere kuko hari ibimenyetso byinshi nari mfite nuko ntari ntaratangira kubikora. Mu buhanuzi wagiye uhanura mu gihe umaze mu iyo myaka 4, nibihe bintu hano bikagutera ubwoba? Mu bintu bya mbere nahanuye bikantera ubwoba kandi bigahita binaba, ni ibintu byabaye muri Amerika. Ibyo bintu nabihanuye kandi bintera ubwoba kandi birangije bihita binaba. Igihe Amerika yashyaga
nahise numva ngize ubwoba ariko ni ukuri byahise binaba nkeka nta nyuma y'icyumweru kimwe ibyo bintu byari byanabaye gishobora kuba kitaranashize. Ibindi bintu nigeze mpanura bikantera ubwoba ni ibintu nigeze mvuga ngo hari ibihugu bimwe by'Uburayi bizaburamo umuriro, nabyo ibyo byarabaye kandi biranasohora. Ibindi bintu nkunze guhanura kandi biteye ubwoba ni ibintu dukunze kuvuga ku gihugu cy'i Burundi. Ibi bintu nubwo tubivuga biteye ubwoba kuko ibi bintu tubivuga kubera gahato, ntabwo ku bwacu twakabivuze, kubera ko kwanga Imana yaza ikavuga ngo ntiwaburiye abantu banjye, kuko ijambo riratubwira ngo nidutora umurinzi wo kuburira umurwa, hanyuma ngo ikirimbuzi kirimbura umurwa ngo kikaza kikarimbura abantu ataburiye abantu, ngo amaraso yabo azagira gute? Azajya k'uwo murinzi. Ngo ariko ngo uwo murinzi naburira umurwa ngo abantu ntibahunge, ngo bahunge icyo cyorezo, ngo abantu bazabazwa amaraso yabo ku bwabo. Ngiki kintu gituma tuvuga ibi bintu tutagombye kubivuga, ni uko twagirwaho urubanza rw'amaraso tutaburiye abo twagombye kuburira. Byaba byageze bikubaho mu rugendo rwawe rw'ubuhanuzi kugira ngo ukicuza impamvu wabaye umuhanuzi, ukaba wasanga Imana uvuga ngo Mana, Imana ndayisinya ishaka. Byaba byarageze bikubaho, nimba byarakubaho byari bigenze bite? Ntibirambaho ngo mbe nabishinga hagati cyane, ariko rimwe nigeze cyane ndavuga ko iki gihugu cyacu cy'abaturanyi hari abantu bigeze kunshakisha, bashakisha mbaza Imana kuki Imana wemeye ko ibintu bivuga, ariko imituma igisubizo irambura kugira ngo nkwereke ko ndi kumwe nawe. Reka nguhe amakuru y'umuntu ahantu aherereye. Uwo muntu yambwira ngo ari i Kigali, ngo yahunze, hanyuma yakoreshaga nimero y'inyamahanga, hanyuma akampamagara kandi akampamagara kuri WhatsApp, hanyuma akananyandikira tukandikirana ansaba ko duhura, hanyuma nza kumenya neza Imana impa amakuru yuko ari umutasi uturutse mu gihugu cy'i Burundi, ari umutasi ugenda si igihugu cy'u Rwanda atata gusa, atata ibihugu byose. Hanyuma impa amakuru, inyereka hoteli acumbitsemo, irambwira ngo nuramuka unarenza aha ngaha ukagenda uzahita ujya i Burundi. Ngo ikimenyetso Imana yampaye bituma ntongera no kongera kwibaza ikibazo cy'uko impamvu yangize umuhanuzi wo guhanura kuri kiriya gihugu. Ni ikihe kintu wishimira? Ni ikihe kintu wishimira mu rugendo rwawe rw'ivugabutumwa? Ni ibi bintu bigushimisha rwose ukavuga ati kabisa kuba umuhanuzi ibyo biraryohera? Ubundi ntabwo navuga ko ubuhanuzi buryoshye, niba ari abantu bavunika n'abahanuzi bavunika, niba ari abantu bahura n'ibibahiga byinshi n'abahanuzi. Ariko ikintu cya mbere nashimira Imana ni uko ikindinze amahoro. Icyo nicyo cy'ingenzi, kandi ni ukuri uko natangiye nagiye naguka mu buryo bw'umwuka. Yego. François, tugenda tubona abitwa abahanuzi benshi, tuvuye kuri uriya wiyahuye ejo twabonye umuhanuzi wiyahuye, ni n'umuprofete, yari umuhanuzi uzwi cyane, ariko kandi uretse nawe tujya twumva amanyanga menshi ku bintu bitwa abahanuzi, baba abagabo, baba abasore, baba abagore, tujya twumvaho amanyanga menshi cyane. Abenshi ngo bateye amada abantu, ngo bakora deliverance bikanagira basambanyije abantu, niba bakora amanyanga n'abatubuzi, bikica nimba ndamwita umwuga, bikica igahunda y'ubuhanuzi. Byinshi ivuga butumwa, uvuga ngo byinshi ivuga butumwa. We ni ikihe cyizere uduha nimba umwuka utarakugera cyangwa wakugezeho urawata? Bimeze bite kuri wowe? Ese bino bintu byumvishe kuri bene so mu kwana umurimo mwitwa izina rimwe bitwa abahanuzi, nabo ubyakira ute? Ese nimba usenga isengesho rimeze rite? Ari ikintu cya mbere Imana yanyetse kw'aba bantu, nicyo ngiye guheraho. Aba bantu nubwo batubeshya ngo barimo ngo baradusengera, ariko ubwabo nabo ntabwo bari gusenga, ahubwo bajya hariya kugira ngo bamenyekane. Aba bantu indwara yabafashe bwa mbere yababuje gufata ibihe byo gusenga. Iyo niyo yabanje kubafata. Nta bihe bagifata byo gusenga, niba abandi batakizi kwiyiriza ubusa, ntabyo bakizi. Umuhanuzi wabuze icyo kintu cyo kwiyiriza ubusa aba yapfuye, kuko niba hari ikintu gituma abadayimoni baduhunga ni ukwiyiriza ubusa. Ikindi gitumye abantu barapfuye ni irari ry'ibintu. Bakunze ibintu kurusha uko bakunda abantu n'Imana. Ibyo abantu babanje bakunze ibyo bintu bose barangije gupfa. Rero
iyo wamaze kubura iyo wamaze kubura ibintu rero wakunze, ikintu kivamo utangira kwambuza agahato. Nibo twahoze tuvuga mu kiganiro tuvuga ngo bahamagara abantu ngo babagiriye ku musozi ngo nibabohereza abangaba, uwo ni umuhanuzi wapfuye, ngo nawohereza amadolari ayangaya cyangwa amayero, uwo ni umuhanuzi wapfuye, waba yarangije gupfa. Nawe udukurikiye ntabwo uhamagara akubwira ngo iki ngiki nagiye ku musozi ugusengera, uzamenye ko uyu muhanuzi yapfuye ahagaze. Erega Imana yapfushije ihagaritse. Imana ifite n'agahinda ni ukuri, ariko niyo mpamvu ubona bamwe nepo bari kwiyahura, abandi niyo mpamvu ubona bishuye mu busambanyi. Gusambana si umurengwe? Ni umurengwe nyine. Bararenzwe, bamaze kurengwa bishura mu busambanyi, mbese bararenzwe, barangije bariyandarika, bifata uko abenshi ni abasinzi. Ni abasinzi abenshi, barara mu mabuwate, utubyinira aho turi barahazi. Gusa ni umuhanuzi. Ese reka nawe ngushyiremo, wihangane ngushyiremo ko turi shyiramo nanjye nta kibazo. Bibamarira iki? Nihe nyungu mubona mu kubwira abantu ngo bazarimbuka, abasinzi bazarimbuka kandi nawe uri umusinzi, hano uri umusinzi, abasambanyi bazarimbuka nawe uri umusambanyi, ubwo ubeshya abantu nawe bikora byose, bimara iki? Nihe nyungu babonamo? kandi ijambo rivuga ngo bazabona ishyano. Bazabona ishyano. Inyungu niyo gushimisha umubiri ako kanya, ariko umubiri dushimisha uzabona. Ariko Yesu, wumva ijambo Yesu yigeze avuga, nyine icyo kintu akubujije ibintu kandi wabikora cyane, bari kubikora cyane, kandi akavuga ngo muzarimbuka muzashya, kandi akabikora. Abenshi harabo tuye dufite, ntabwo nshaka kuvuga amazina yo kumaze kumenya kuyavuga amazina. Sofa abantu banakurikirana nabo hari n'abagishaga hano batakihanyura. Wayo impamvu batakihanyura nabo tuzinjiramo. Ibyo singo ntizinatureba. Ariko ugasanga ari guhanga avuga ibyo bintu kandi imbere ye afite inzoga yo kugenda nawe. Ariko kugenda nawe. Ibamara iki? Ni inyungu mukora kubeshyira Imana. Nta nayo ahubwo wamugani barenzwe ubusa. Ni umuntu utarenzwe ntabwo yajya gusinda. Waba wabura umwana yabura ukajya gusinda, waba wuzuye ukwende bw'inzu ukajya gusinda. Nk'umurengwe w'akanya gatoya w'imfabusa utagize icyo bikumariye. Ariko Yesu yaravuze, aravuga ngo mwebwe birwe bavuga ngo mana ngo mwirinde, kuko inda ye nibyo manzi ibatanze mu bwami bwo mu ijuru. Aho kantu mwarakibagiwe, ngo inda ye nibyo manzi ibatanze mu bwami bwo mu ijuru. Iyo wari umuhanuzi ukaba wibuka ku kantu, ukaba wibuka iryo jambo, ntabwo wagombye uri mu busambanyi, ntabwo wagombye kuba uri mu businzi, ntabwo wagombye kuba uri mu mutekamutwe wambura abantu n'ibyo bari bafite. Ikibazo si icyo ngicyo, ikibazo si ukubikora, ahubwo ikibazo uri kubikora abeshya ko atabikora, akabyatuza abantu. Dufite ikibazo, abantu bajya baza akadutakira bati runaka yanyatuje ubusambanyi yarangiza aransambanya, ambwira ko bashyize imyuka mibi kandi ari umuhanuzi. Ubwo se umusambanyi ni ndubu, iryo juru batari imbaraga mbi bamushyira mu bantu. ahubwo mwitonde, bitonde basobanukirwa umwuka w'abarangi. Abo bantu buzuye umwuka w'abarangi. Niba se umuntu akwatuza ubusambanyi hanyuma agahita gusambanya, niba umuntu akwatuza ubusinzi agahita kujyana muri buwate, agahita kujyana mu kabari runaka, ubwo se uwo mwuka ni umwuka w'Imana. Mugenzure umwuka, iyo myuka muyigenzure neza, mumenye neza ko ari imyuka. Iyo ntabwo ari umwuka uvuye ku Imana, ni imyuka ya Sekibi, ni imyuka ya Satani. Muyigenzure neza. Reka tugushimire François, nshuti bavandimwe duteze amatwi muri kano kanya. Turi kumwe na François, umukozi w'Imana. Impamvu tuba tuvuga bino, intego yacu ni ukugira ngo tubwirize abantu ijambo ry'Imana, tubabwirize ubutumwa bwiza, bahinduke baba bigishwa nka Yesu kandi bazabone ubwami bwo mu ijuru. Ariko biteye agahinda tubona yuko abakatubwirije ubutumwa bwiza aribo bari kudushora mu mirimo mibi. Duhano kugira ngo tujye tumena amabanga ya Satani. Satani asigaye yarahinduye umwambaro, araza yiyambika isura y'ubuhanuzi, yiyambika isura y'ubukozi bw'Imana, y'ubuvugabutumwa, ariko kandi ashaka gutwara abantu, ashaka kuyogoza benshi. Tuzajya ibintu ntabwo tuzabireka, duhagurukije kugira ngo tumene amabanga ya Shitani, kandi uko umwami azajya adushoboza tuzabikora. Niba ngombwa Imana nibitwemerera rimwe n'amazina tuzayavuga, tubabwire ngo aba bantu mubirinde, si abakozi b'Imana batumwe na Shitani, tubereka n'ibimenyetso kugira ngo mubirinde. Ntabwo yari amatiku no kugira ngo tubakebure mutagwa mu ruzi murwita
ikize. Reka tugenza ndi kumwe na Francois rero, reka muhe umwanya usigaye awukoreshe neza, tugezeho ubutumwa Imana yashyize ku mutima we. Imana y'amahoro kandi Imana ikiranuka, ubere mwiza abagutegereje bose. Uyu ni umukozi wawe, ni umwana waramuhamagaye, ugabwa umukoresha iby'ubutwari, n'ubu wongere umukoreshe iby'ubutwari muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Unyemerere ahanure ko yategetswe, umwinde kugabanya no kongera mu izina rya Yesu Kristo, kandi abazumva ubutumwa bazahindukire mu izina rya Yesu Kristo. Izi mbuto agiye kubiba zizere imbuto nyinshi cyane kandi zibe umusaruro mu bazunguka mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye umuntu wese uzumva buno butumwa, umuhe amatwi yumvira, azumve kandi gisa nacyo, umuhe umutima wo guhinduka. Abagomba guhinduka bahinduke, kandi ibyo ugomba kubaka ubyubake, ibyo ugomba gusenya ubisenye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, mushyikire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Wakoze kudusengera, ariko mbere yuko nkomeza reka mbanze nibutse ibintu biranga aba bantu. Aha bahanuza ibintu bibaranga. Ikintu cya mbere kibaranga ni irari ry'ubutunzi. Niwumva umuntu atangiye kukuzana irari ry'ubutunzi, jye tumenya ko umuntu atari umuhanuzi w'Imana. Tumenya ko umuntu atari umuhanuzi w'Imana. Icya kabiri, niwumva atangiye kuzanaho umwuka w'ubusambanyi, Imana nyiringabo, uzahita umenya ko umuntu atari umuhanuzi. Iki abafite abagore bafite abagabo ntabwo bemera ko bafite abagabo. Uwo muntu nta mwuka w'Imana umuriho. Ni umuhanuzi afite umugabo, ariko yajya kuri social media, hajya no makabwira ngo nta mugabo afite. Turabafite, amazina yabo turayazi. Ikindi cya kabiri, ugasanga umuntu ni umugabo yajya kuri social media akavuga ngo nta mugore agira. Abo bantu buzuye umwuka w'ubusambanyi, ubamenye bafite imbaraga zitari z'Imana. Tuvuze guhakana ko bafite ingo kandi bazifite, tuvuze irari ry'ubutunzi, byo kurarikira ibintu, kwambura ibintu by'abandi bakabibambura. Ikindi, nimusenga na rimwe kabiri gatatu, uzumva hari izindi mbaraga zigukurura utari usanzwe wumva, kuko afite imbaraga zikurura abantu zikabiyegereza. Ikindi, azakubwira ngo ndashaka kungurira amavuta ya nayo. Nepo Yesu yigeze akiza abantu akoresheje amavuta? Ahubwo yarabwira ngo yafashe icyondo agisiga ku maso y'impumyi, ahubwo ngo nzige gukaraba. Haleluya. Afata ibitari iby'umumaro akabihindura iby'umumaro. Ariko twe turafata ngo amavuta y'igiciro gikomeye tukayatuba abantu kugira ngo bajye kuyatuzanira, hanyuma ngo nibwo ngo turabasha kubasengera. Kandi ntabwo bavuga ngo tuyazane tuyatwaka mu biguzi. Ikindi kintu nanone uzabasanga bazakubwira ngo mfite abakristo aba nabo bose bakeneye Bibiliya, nk'ikiguzi cyazo njye kuzigura. Abantu mubitondere, mubamenye. Umuntu aza kubwira ibyo bintu witonde, wihita ucaho akarongo, ushyireho n'akitso ndetse witonde, kuko umuntu ntabwo ari mu mwuka w'Imana. Aba bantu bayogoje, ayiwe, si abakera ugufi bayogoje, n'abanyepolitike barabayogoje, n'abakomeye barabayogoje, ariko Imana yo mu ijuru bakore ku maso ibereka aba bantu. Arabanza akakubaza ngo mbese utunze iki? Ashinzwe kumenya ibyo utunze? Nepo ashinzwe kumenya ibyo utunze? Ntabwo ibyo mbishinzwe. Imana yakayimweretse ahubwo. Arabanza kubaza ngo mbese ufite akazi? Ufite abana bangahe? Iyo Imana itamwereka abana ufite. Ntitamwereka n'icyo ukora. Iyo ni Imana ki? Iyi Mana yacu ni nyembaraga, irashoboye. Rero ntabwo irebeshwa iyo irirebera ubwayo. Ntabwo ibarizwa, ahubwo iribariza ubwayo. Imana ibaho umugisha. Reka dukomeze, twagira ngo tubanze tubereke ibintu biranga abo bantu. Bya bintu nabikuburaho ntabwo azongera kugira gute? Kukwegera na gato. Azahita yibwiriza yijyana. Ariko mwitondera abasaba amavuta, mwitondera abasaba amafaranga, nako babasaba ikiguzi cy'amavuta, bakasaba n'ikiguzi cya Bibiliya. Ibyo bintu barabibasaba. Hanyuma bakabasaba n'ibiguzi by'uko bagiye kubasengera. Ariko Yesu
iyo yagendaga yakizaga, yigishaga abantu, yamara kubigisha akabasengera indwara zikabavamo, hanyuma akabagaburira, ubundi akabasezerera bagataha. Haleluya, Imana ibaha umugisha. Reka twisengere nako twikomeze n'ubutumwa bwacu. Dusome ijambo ry'Imana dusanga Kuva 14. Abafite Bibiliya ntagatifu ni mwiyimuka Misiri, abafite Bibiliya yera ni mu Kuva 14. Urasoma uhereye ku murongo wa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Iyimuka Misiri cyangwa se Kuva n'igitabo cya 2:14. Uwiteka ari we warwanirije namwe mwicecekere. Haleluya. Umva ijambo uko rivuze, ngo urakomeza ariko ngo Uwiteka ari we warwanire namwe ni mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Uwiteka abaza Mose ngo niki gitumye untakira? Ese nepo niki gitumye abantu bataka? Ese nepo niki gitumye abantu bavuza induru nk'iyo bari kuvuza? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe, hanyuma nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja, hanyuma urambure ukuboko hejuru y'inyanja, uyigabanye, hanyuma uyigabanyemo kabiri. Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko mu butaka, nko ku butaka. Hanyuma Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka bw'umutsi. Nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa. Haleluya. Ngo Uwiteka nawe aranangira imitima y'Abanyegiputa, bajyemo babakurikire, hanyuma bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose. Hanyuma mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo ndetse n'ingabo ze zose, no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi, no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka. Abanyegiputa bose bazamenya ko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye, nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi, no ku bahetswe n'amafarashi be. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli, hanyuma marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abayisiraheli arahava ajya inyuma yabo. Haleluya. Ngo arahava ahita ajya inyuma yabo. Uwiteka yigeze abwira abantu ngo basakuze? Oya. Yigeze abwira Abisirayeli ngo basakuze? Wapi. Yarabwiye ngo ngiye kubarwanira ariko namwe mwicecekere. Ariko uyu munsi wa none ikintu gitumye abantu benshi batsindwa ni urusaku. Abantu barafite urusaku, abantu barafite induru. Oya, umuntu aragira ikibazo nkaho yapfukamye ngo asenga abwira Imana, akavuza induru ku musozi, akavuza induru ku musozi, ariko Uwiteka aravuze ngo mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, hanyuma Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Ngo niki gitumye untakira? Ahubwo mubwire we kiri gitumye utaka, hita ukibwira Uwiteka. Niba ari inzara bwira Uwiteka ngo inzara iranyishe, niba ari ubwambara busa bwira Uwiteka ngo ubwambara busa buranyishe, niba ari ubukode bwira Uwiteka ngo ubukode buranyishe nabuza homba. Oya, niba ari ibindi, niba ari minervari z'abana bwira Uwiteka ngo nabuze minervari, niba ari ikindi kiguteye ubwoba nk'uburwayi bwira Uwiteka ngo uburwayi buranyishe. Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Hanyuma Uwiteka yitabwira Mose ngo hanyuma abwira Abayisirayeli bakomeze bagende, nawe ukomeze ugende. Yego, nawe umanike inkoni yawe urambure ukuboko hejuru y'inyanja, ngo hanyuma nawe rero Mose, haleluya, ngo urambure ukuboko n'inkoni yawe hejuru y'inyanja, uyigabanye, hanyuma uyigabanyemo kabiri. Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Buretse gatoya, ngo hanyuma iyi nyanja uyigabanyemo kabiri. Imana yo mu ijuru iguha umugisha ku ijambo dusomeye. Turakomeza gatoya. Imana yo mu ijuru ndagira ngo mbwire abantu, mbwire n'Imana yo mu ijuru imanuka igabanyemo kabiri inyanja. Abantu dufite inyanja z'uburwayi, Imana izimanuka izicemo kabiri. Abantu dufite inyanja z'ubukene, Imana nimanuka izicemo kabiri. Abandi dufite inyanja z'ubukunzi, Imana nimanuka izicemo kabiri. Abandi dufite inyanja z'ubukode, Imana nimanuka izicemo kabiri. Abandi dufite inyanja zo kwangwa n'imiryango, Imana nimanuka izicemo kabiri. Abandi dufite inyanja z'abantu batwambura, Imana nimanuka izicemo kabiri. Yego.
abicirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. hanyuma imana nimara guca izo nyanja mo kabiri, urambuka neza mu nyanja hagati nk'ugenda ku butaka. nanjye ndanangira imitima y'abanyegiputa bajyemo babakurikire. umva rero Uwiteka uko avuze ngo agiye kunangira imitima y'ibyo byose hanyuma bigukurikire. mbone kwihisha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose. ngo hanyuma Uwiteka yihesha icyubahiro kuri Farawo ndetse no ku ngabo ze zose, no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka. hanyuma uwo munsi abanyegiputa bose bazamenya ko ndi Uwiteka. nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye, nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo ndetse no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be, no ku bahetswe n'amafarashi be. marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli, hanyuma marayika w'Imana wa wundi wagendaga ingabo imbere y'ingabo z'Abayisiraheli, umva uko agiye kubigenza. arahava ajya inyuma yabo. hanyuma avuye imbere agiye inyuma hagati yawe y'ikibazo cyawe nawe niho Uwiteka ahagaze uwo nguwo. ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo. hanyuma ya nkingi y'igicu ivuye imbere isize inyuma y'ingabo z'Abayisiraheli, bivuze ngo igiye kumurika iri imbere, iturutse inyuma imurikira Abayisiraheli aho bagiye hose bagende habona, ariko inyuma yayo hari iki? Hari umwijima. igihe hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abayisiraheli. hanyuma ngo igiye hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abayisiraheli. bariya ibabera igicu cy'umwijima, amen, abandi babera umucyo ubamurikira nijoro, ntibegerana iryo joro ryose. ngo bamwe babera igicu cy'umwijima, abandi babera umucyo ubamurikira ijoro ryose. ngo iryo joro ryose ntabwo bigeze begerana. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. ese wumvise icyo Imana ivuze? wumvise icyo Imana ivuze ku buzima bwawe? wumvise icyo Imana ikoze muri ibi byose wari urimo umazemo igihe? hari wowe umaze igihe kirekire urwaye, ntagira nkubwire ngo hari Imana ikiza. iyi Mana njye ubwanjye yarankijije, ndabizi. Imana yarankijije ndwaye, ni ukuri nari ndwaye, ndayibona ndakira, si rimwe si kabiri. iyi Mana nawe uyu munsi yagukiza. iyi Mana icyo usabwa, Imana irimo irakubaza ngo niki gitumye untakira. ese uri kubwiza Imana ukuri gitumye utaka? ni uburwayi? niba ari ubwayi bwire ngo ni uburwayi. niba ari inzara yibwire ngo ni inzara. niba ari ubwambara busa yibwire ngo ni ubwambara busa. niba ari ubukode yibwire ngo ni ubukode butumye ngutakira. niba ari n'ubuhunzi yibwire ngo ni ubuhunzi butumye ngutakira. hanyuma urebe icyo Imana igiye gukorera, hanyuma uyibwize ukuri. ikintu kitwishe nuko tutari kubwiza Imana ukuri. ntabwo turi kubwiza Imana ukuri, kandi ishaka ukuri, kandi ishaka kumenya ukuri neza. yo ni nyakuri, ivuga iby'ukuri kandi ikora ibiciye mu mucyo. ariko ntabwo dushaka kuyibwiza ukuri. yibwiza ukuri rero. reka nkubwire rero, yibwiza ukuri hanyuma wumve icyo Imana, urebe icyo Imana igiye kugukorera. urebe icyo Imana igiye gukorera, urebe kugira neza kw'Imana. hanyuma ijambo dusoza ritubwira ngo inkingi y'umuriro ngo yari imbere y'ubwoko bw'Abayisiraheli, ngo yavuye imbere ihita ijya inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'ingabo z'Abayisiraheli. ngo ikimara kuzijya hagati, ngo Abayisiraheli ngo babera nk'igicu kibabera umwijima, hanyuma Abanyisiraheli nabo ibabera umucyo. hanyuma ngo iryo joro ryose ngo ntabwo bigeze begerana banasatirana na gato. hanyuma Imana irambwira ngo ije kugutandukanya n'ibyaguhigaga byose, ije kugutandukanya n'ibyakurwanyaga byose, ije kugutandukanya n'ibyari bikwasamiye byose. hanyuma rero reka mbabwire, reka mbwire abavandimwe bacu bari mu buhungiro, yawe ikomejeho ngo ndi umuhanuzi ngo w'igihugu cy'Uburundi. ntabwo ngera n'ubundi ntabivuze, ndaje mbivuge. nimushaka muzanyice, uko muzashaka muzabigenza uko nguko. Barundi mu mpiga ndabazi namwe, ariko Imana yo mu ijuru irambwira ngo ntabwo izangabiza amaboko yanyu. hanyuma Imana irambwira ngo mbwire Mose, mubwire. Imana ibaza Mose ngo niki gitumye uyitakira? ese wowe niki gitumye uyitakira? Imana ubuhunzi bwawe irabuzi,
Imana ubuhunzi bwawe irabuzi, irabuzi. Niki gitumye uyitakira none? Irambwira ngo mbwire Dawidi ngo niki gitumye ugikomeje kuyitakira. Irambwira ngo ntabwo ubizi ko ariyo yakurinze, ndetse no mu cyumweru gishize ngo ntabwo yakurinze abari baguteze. Hanyuma Imana irambwira ngo nkubwire rero ngo haguruka vuba na bwangu, ngo hagurukana umwete, hagurukana umwete, wambutse Abayisiraheli muri kumwe mumaze igihe mu gihugu cya Egiputa, muve mu Egiputa mugere mu gihugu cy'isezerano. Ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ngo igihe ni iki ngiki, ngo rambura ukuboko kwawe. Hanyuma kandi Imana irambwira ngo nkubwire ngo amaboko yawe irayaseguye. Sinzi niba ikintu mvuze ucyumvise. Mvuze ko mu minsi ishize baguteze, Imana iragusimbukisha. Mu ikindi nkubwiye ndavuze ngo amaboko yawe ugeze gute, irayaseguye. Sinzi n'ibintu byo mvuze wabyumvise. Hanyuma irambwira ngo ninkubwire ngo haguruka, ariko kandi mbere yo kuhaguruka mbabwire yerekwa nagize kuri iki gihugu. Nabonye iki gihugu cyuzuyemo ubucurama, mbona igihugu cyuzuyemo inkongoro, mbona iki gihugu cyuzuyemo za kagoma, mbona iki gihugu cyuzuyemo ibisiga by'ubwoko bwose. Iki bisiga rero byagera kuri buno bikamunoboramo amaso, bikamukuramo amaso. Abantu bashizemo amaso, abantu bashizemo amaso. Hanyuma ngiye kubona mbona umuyaga urahushye. Nimvuga umuyaga ntiwumve kano uyu muyaga uciriritse, ni umuyaga ufite imbaraga wari ufite imbaraga ziruta za serwakira. Uyu muyaga wirukanse igihugu cyose, ukirukanka mu gihe kigufi cyane kandi cyihuse. Abantu bose banubowemo amaso ntabo nongeye kubona, bose umuyaga warabatwaye. Abantu bose banowemo amaso na bya bisiga, umuyaga warabahushyura batwara na bya bisiga byose urabitwara, uragenda ubiroha mu nyanja. Hanyuma nyuma y'ibyo umuyaga uturutse iburasirazuba, sinzi iburasirazuba bwawe hariho, ariko ni umuyaga uturutse iburasirazuba, utambuka neza, uzuhuha utuje. Mbona ibiti birongeye biratoshye, kuko ibiti byari byumishijwe na wa muyaga, ibindi byahirimye. Mbona ibiti biratoshye, mbona ibindi birameze, mbona igihugu cyongeye kibaye icyatsi kibisi. Imana irambwira ngo hari ikije gukora mu gihugu, hari icyo Imana ije gukora mu gihugu. Kandi irambwira ngo mbabwire mwebwe mwese mwaheze mu buhungiro ngo nimuhaguruke mutahe. Igihe cyo gutaha kirageze. Imana irambwira ngo yarirahiriye ngo ntabwo muzagwa mu bwo buhungiro, ntabwo muzagwa mu bwo butahe, ngo ntabwo muzagwa mu bwo butahe. Ngo yumvise gutaka kwanyu, ireba umubabaro yanyu, ngo hanyuma nayihagurukizwa no kugira gute, no kubatabara. Irambwira ngo nkubwire ngo uko yahagurukije Mose ikamwambutsa inyanja itukura, ni nako nawe kwambukije ikugejeje mu gihugu, ariko Mose ari kumwe nawe. Hanyuma rero ngo hari ikintu mujya mushidikanyaho, mwese murakibaza Dawidi uwo ariho, ariko Dawidi ngo mumutega buri munsi. Nuko Imana yambwiye, murakibaza ngo Dawidi ninde, mwese yarabayoboye, ariko ngo mumutega buri munsi ngo mumwice, kandi mubana nawe. Kandi mugiye nawe utekereza utega buri munsi. Kandi irambwira ngo umuntu wese ugerageza gukora ku buzima bwe, nawe ubwo arahita bubura, nawe ubwe buragendera, muretse ko Imana ikimurinze. Ariko ubigambiriye wese ntabwo azabigeraho, ahubwo azabura ubugingo bwe. Mugire umugisha w'Imana n'ubwo butumwa nari mfite. Reka tugushimire. Murakoze kudushimira. Ubutumwa bw'Abarundi nubwo ngubwo uyu munsi wanuriye Abarundi. Mpanuriye Abarundi. Na Dawidi. Navuze Dawidi, mvuga na Mose.
Dawidi ninde, Mose ninde? uwarushoreye ubwoko bw'Imana ninde sabukwe? Uwahagurukije ubwoko bw'Imana mu Egiputa akabugeza akabamusa inyanja itukura ninde? Ni Mose. Ni Mose. Nese Mose kuba abangaba bari mu gihe kimwe, Mose na Dawidi mu Burundi, kandi Mose na Dawidi mu baraje mu gihe gitandukanye. None se uzi ngo Mose niwe wagejeje ubwoko bw'igihugu mu Egiputa, ubwoko bwa Yerusalemu Kanani. Yaguye atagezeyo. Twabyihoreye. Yesu aguha umugisha, reka tugusabe umuntu ushobora gushaka guhamagara ngo asobanuze bino bintu, ibi birareba Abarundi gusa, ntabwo twe bitureba. Ntabwo bireba Abanyarwanda, nta n'undi muntu bireba mu kindi gihugu. Ni Abarundi gusa. Burundi ushaka kugira ibyo asobanuza natanga nimero za telefone. Ni nomero yanjye ni 0788 78 76 Sawa. Sawa. Twatangiye gusengera, nawe sengera abantu kugira ngo umve icyo ushatse. Haleluya. Imana yo mu ijuru basange, ariko Yesu arababwira ngo impamvu nigishije mu migani ngo hari abahaye kumenya amabanga y'ubwiru bw'Imana, ariko hari n'abataragize gute, n'abatarahawe kuyamenya. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimye Mana, kuko uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera, ariko icyo tukwisabira aka kanya muherekeze ijambo ryawe ryaho ryagombye kugera, hanyuma inkomyi zose zatuma tutaryumva uzivane mu nzira, kandi imitima yumva iguhindukirire, hanyuma yihane igucire bugufi nawe uyibabarire. Tugize umugisha, tugiriwe umugisha nawe, tukagira ubutoni kuri wowe, wahabura imitima y'abahabye. Hari imitima myinshi ihabye, hari imitima myinshi ikomeretse, hari imitima myinshi yabuze uwayihumuriza, ariko dukeneye ihumure ryawe. Dukeneye kongera kumva ijwi ryawe. Oya, dukeneye kongera kumva kubona kugira neza kwawe. Mana nyaguhora ku ngoma, turasenze ngo umwuka wawe waze ku Banyarwanda, umwuka waze ku Barundi, umwuka waze ku batuye isi, hanyuma duhishurire buri kimwe cyose cy'umumaro mu izina ryawe. Ariko Mwami mwiza, hari n'abantu bawe barembejwe n'ibisambo, ubarinde ibisambo mu izina rya Yesu. Hari n'abantu bawe barembejwe n'abajura, nubarinde abajura mu izina rya Yesu. Hanyuma utambuke, abarwayi bose nubakize mu izina rya Yesu, kandi ibitakuvuga byose ubitesha agaciro mu izina rya Yesu. Urakoze ukumvise gusenga kwacu, tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.